mwami wanjye Yesu. Tugeze muri ya misi ya nyuma Pawulo yavuze, nyemerera umpe amaso akureba, amatwi yumva ijambo ryawe, ndetse n'umutima ukangutse, kugira ngo nzasohore iwawe amahoro. Abantu benshi cyane babohewe mu nzira, ntibazi uko Yesu yavuye mu mva. Satani yabahumye amaso ngo batareba urukundo n'imbabazagira. None mwami umva gusenga kwanjye, unkoreho umpindure, unkoreshe ubushake bwawe, nicyo wagambiriye ubuzima bwanjye. Umpa amaso akureba mwami, umpa amatwi yumva ijambo ryawe, amatwi yumva ijambo ryawe, umpa umutima ukangutse, umutima ukangutse, mwami nyoborwe n'ubushake bwawe, mwami nyoborwe n'ijambo ryawe, nyoborwe n'ubushake bwawe, mwami nyoborwe n'ijambo ryawe. Ahataringaniye uharinganize, ujya imbere Yesu umurikira ahatabona, ujya imbere Yesu ni wowe mpanze amaso, mwami nkomeza. Ujya imbere mwami ahataringaniye uharinganize, ujya imbere Yesu umurikira ahatabona, ujya imbere mwami ni wowe mpanze amaso, mwami nkomeza. Umpa amaso akureba mwami, umpa amatwi yumva ijambo ryawe, amatwi yumva ijambo ryawe, umpa umutima ukangutse, umutima ukangutse, nyoborwe n'ubushake bwawe, mwami nyoborwe n'ijambo ryawe, nyoborwe n'ubushake bwawe, mwami nyoborwe
hazaba amahoro